Bite inshuti zanjye, nizere ko meze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyirahabimana, nk'uko nabibemereye muri video ibanjirije. Mumbabarire, ndimo ndurira ama esikariye, nk'uko nari nabibemereye ko nzabereka ibintu nkora ku kazi. Ubu ngiye kubereka ibyo nkora. Rero ngiye gutangirira kuvakima ama esikariye. Ibintu mwumva bisakuza ni imashini irimo iramesa, ni hafi yaho. So nyuma ya kuvakima ama esikariye ndahita njya gukuraho sino. Nimba ishobora ndashyiraho kamera, ariko ntabwo iri bubereka uko mbikoraho, ariko muragira idea y'uko mbikora. Sawa rero, umuntu mwumva arimo arakorora ni wa mukecuru nitaho. So ubwo nyine nuko bimeze, kandi muri bumwumve kenshi mu mavideo. Mwihangane ntago namubereka, ariko muragenda mumwumva, cyangwa se asona. Iyo nkeneye arasona, afite akantu k'akuma kanda kagasona, ngahita amenya ko ankeneye. Ariko umukozi dukorana arahari, ntabasha kujyayo nk'igihe ndimo ndakuraho sino, uwo dukorana arahita amwitaho. Sawa rero, reka ntangire nkora vacuum za hano. Nimpeza nshobora gukora no muri basement mbere yuko njya gukuraho sino. Murabona nyine umuntu abahuze, nimbabwira nti ndahuze muraba mubyumva noneho, kuko ubu ngiye kubereka reality cyangwa se ubuzima bw'ukuri. Kuko iyo mbabwiye ngo ndahuze mushobora kutabyumva, kuko nk'ubu tugira twinjire muri iveri niho hantu habagoye, kuko tuba dufite akazi mu nzu, dufite no gukuraho sino hanze. Sawa rero, so imirimo hano hasi, ariko nayicometse hariya. Vacuum nkoresha hano ku ma esikariye, ntabwo ariyo nkoresha muri basement. Muri bubona ama vacuum atandukanye, niba ndi mu vacuum hasi. Okay, sinzi niba muri bubone uko mvacuuminga.
So aha ni ku zindi esikariye zikomeza muri basement. Iyo hejuru ndayirangije, ngiye gutangira hano. So aha ngeze ngiye gukoresha umukubuzo kuko ndi kuri sima. Aha niho dufatira pose. Dore isabune niyo nkoresha hano nkoropa, ni kimwe n'imwe naberetse mu ndubona narayiberetse mu rugo. So ngiye gutangira gukoropa hano. Isabune ihumura neza. Okay, the floor